Hashize iminsi hamenyekanye inkuru y'uko Arthur cyangwa se Nkusi Arthur wakoraga kuri Kiss FM yaseze akavuga ko agiye kugira ibindi yitaho. Izo ngizo zari impamvu ze bwite zituma umuntu ashobora guhagarika umurimo runaka akajya mu wundi. Tuributse ko uyu Nkusi Arthur yakoraga kuri Kiss FM mu biganiro byatambukaga kuva saa 12 za mu gitondo kugera isaa 4, akaba yarafatanyaga na Sandrine isheja. Haciye iminsi rero haje kumvikana indi nkuru ivuga ko uwo bitaga Ako Austin wakoraga ikiganiro cya nimugoroba kuva hagati y'isa 10 kugera isaa 2 z'ijoro, nawe yaseze avuga yuko agiye mu kindi kinyamakuru cyangwa se yaseze avuga ko agiye gushinga radio ye bwite. Iyo ngiye akaba ariyo muzi kuri uyu munsi kuri 104.1 bita Power FM. Iyi radio rero nyuma yo kwijyaho hagiye havugwa inkuru zitandukanye yuko yaba igiye gusenya Kiss FM. Nivuga gusenya Kiss FM, ibi ni bimenyerewe ku maradiyo atandukanye, aho afata abanyamakuru bamwe bitewe n'uburyo bazwi cyangwa se n'imikorere y'ibiganiro byabo, bakaba kuri radio imwe bakajya ku yindi, cyangwa se bakaba kuri TV imwe bakajya ku yindi. Rero ino Power FM mu makuru ahari nuko bivuga ko igiye gusenya Kiss FM. Ibi ngibi byaje nyuma yuko kuri social media y'ino radio bita Power FM nababwira ko itari maze iminsi ishinzwe ino cyangwa se itari maze iminsi ino social media ifunguwe. Ino rero Power FM ikimara gufungurwa yahise igaragaza kwikurikira abanyamakuru bose bakoreraga Kiss FM cyangwa se bamwe muri bo bagikorera Kiss FM. Aho ngaho twavugamo Sandrine isheja na Austin wahavuye, tukavuga Antansi nawe wahavuye, tukavuga kwikurikira Cyuzuzo ndetse igakurikira n'uwo bita Placide Ngirishuti nawe tumuzi kuri Kiss FM, tukagira na Emi Rwanda ikinigi yungu tuzi ko amenyerewe mu bintu bya social media hano mu Rwanda ndetse no mu bintu bya entertainment. Hakwibazwa ngo ese iyi radio koko igiye gusenya Kiss FM? Reka tubikurikire. Ku itariki 7 z'ukwa gatatu harabura iminsi nibwo izatangira kumvikanamo abanyamakuru bavuga bakora ibiganiro bitandukanye. Muri no minsi ni indirimbo gusa ziba. Rero ngo ibi ngibi byagenze bite? Ino radio mu minsi tambutse yagaragaje yuko izatangira kumvikana se cyangwa izatangira kumvikanaho umunyamakuru ku itariki 7 z'ukwa gatatu. Ino radio ifite ijambo bita It's a Vibe nkuko bigaragara kuri social media yayo. Rero uwo bita Emi ikinigi kuri social media ye cyangwa se kuri Instagram ye yaranditse ngo ayampaye nka data. Abandi bo banyamakuru Power FM ikurikira kuri IG, ubwo ni Instagram. Sandrine isheja tayari nawe akurikiye Atamuse na Austin bamaze kwinjira muri Power FM. Aba baziyongeraho MC Tino na Jado Max babanye muri Kiss FM, biyongereho na Cyuzuzo bakoranaga kuri Kiss FM. Uvuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi, byanze bikunze hari impamvu. Rero Sandrine isheje nawe yasubije agira ati zini yabanje araseka ngo ati ni fake news, ariko mu magambo yagiye akurikira uwo bita Jado Max kuri Instagram na Twitter yanditse It's a Vibe. Ubwo mwitamo byumva nawe. Rero muri no minsi dutegereje kumva umunyamakuru wa mbere uzumvikana kuri ino radio, uwo tuzi ni Ako Austin wamaze kwideklara nk'uri kuri ino radio. Bivuga ko ino radio ari niye. Rero twakwibaza tuti ese iyi radio koko igiye gusenya Kiss FM? Ese Kiss FM nimba abanyamakuru bakundwaga bigendeye, umuntu uzongera kuyikunda ninde? Reka twibaze, ubyibaze nanjye mbyibaze. Iyi radio urayikunda nanjye ndayikunda. Power FM se tugiye kuyikunda kuruta Kiss FM? Reka dutegereze. Ariko mu bigaragara nuko aba banyamakuru Ako Austin, Jado Max, Cyuzuzo, Sandrine, Atamusi na MC Tino byanze bikunze ino Power FM tuzabumva. Ntabwo turi kuragura uku ni ukuri. Bizagutangaza umunsi uzumva Atamusi ariko ngo
mwarakoze cyane kwihanganira kuva mu itangazamakuru. Ubu ngubu nagarutse ndi ku kinyamakuru gishyashya cyangwa se ndi kuri radiyo nshyashya Power FM. Ubu ngubu ni imbaraga gusa. Utu ni two dukino dukunze kubera mu bijyanye n'itangazamakuru, aho ibitangazamakuru bikomeye bigenda bitwara abanyamakuru batandukanye bikavana kuri radiyo zimwe bibajyana ku zindi TV zimwe zibajyana ibyandika bimwe bibajyana ku bandi. Ibi ni ibimenyerewe, ariko se wowe ubakunda wimukana nabo cyangwa ukunda radiyo? Se ukunda umunyamakuru cyangwa ukunda? Ibi nibyo twabashakaga kubabwira uyu munsi kuri Nandi Media. Nimba wakunda ibyo dukora ntibagire gukora subscribe. Mukomeze kuryoherwa n'ibyo Power FM izabagezaho. Bye bye.